nzagushima ibihe byose nguhimbaze Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze umutima wanjye uzagushima ibindimo byose biguhimbaze nubwo zaba zikomeye zite urukundo n'imbabazi yawe bihoraho nubwo umuraba ukomeye ute nubwo intare zatontoma zite urukundo n'umurava yawe bihoraho nzakomeza urugendo nubwo rwose rukomeye nziringira ko turi kumwe kandi wowe ushobora byose urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze impagarika umutima wanjye kenshi nibagirwa mwamunkunda k'urukundo n'imbabazi yawe bihoraho iherezo ry'urugendo rwanjye sishidikanya ko ari ryiza isezerano ryawe wampaye uzarisohoza nzakomeza urugendo nubwo rwose rukomeye nziringira ko turi kumwe kandi wowe ushobora byose urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze umutima wanjye uzagushima ibindimo byose biguhimbaze turongeye gushima Imana mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko twayibisabye kandi Imana yacu iyo ikinguye ntawe ukinga nk'uko niyo ikinze nta n'umwe ukingura Imana yadukinguriye irembo idukingurira akanya ko kugira ngo twongere kumva ijambo ryayo tukaba twongeye gushimira Imana kuri uyu munsi kwitwemereye nk'uko twari twabiyisabye ku cyumweru gishize Imana yongeye kuduha akanya ubuntu bwayo buratangaje niyo mpamvu abanyumva mwese
basaba kugira ngo dufatanye kuyishima. Tugiye gusenga kugira ngo dusabe Imana ihagarare hano hamwe natwe, ibwirize ijambo ryayo kuko ari ryayo. Turasenga. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turagushimira ko twongeye guhumeka umwuka w'abazima. Turagushima ko cyane cyane utwemereye mwami mu migambi yawe, nk'uko wabyivuye uti ubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Wemeye ko mwami muri aka kanya mpagarara hano nk'umugaragu wawe udafite icyo ashoboye, ariko mwami wiringiye Imana ishobora byose. Hagarara hano mwami mu mbaraga zawe, ubwawe winjire mu ijambo ryawe, utwiyereke kuko umubande uhamagara undi. La profondeur appelle la profondeur. Mwami mu gihe uteje inyota nuko wowe ufite amazi y'ubugingo, mu gihe uteje inzara uri umutsima w'ubugingo. Mwami ni wowe uduha uwo mubande, kandi ijambo ryawe warabyivugiye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ari bo bazahazwa. Mwami ntabwo dukeneye ibishira, dukeneye ijambo ryawe. Mu gitondo cy'uyu munsi utumanyirire umutsima mwami ubwawe, uko wabivugiye mu mugaragu wawe Dawidi, koko uri umwungeri mwiza udutegurira ameza, utwuziriza ibikombe bisendere, udumugisha mwami. Koko ijambo ryawe ridusohoreho ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Mwami uri umwungeri udakenesha, uri umwungeri ufite urwuri, uri Imana nzima. Ndagusaba kugira ngo muri aka kanya inama zawe zumvire ijambo mwami, koko uzuhire amazi adasuma, uzigaburire umutsima w'ubugingo buri wese. Mwami yumve ko avuye imbere yawe ashubijwe, ahembuwe, mwami ahaze, asimbagurika agushima. Mwami muri aka kanya wiyereke abana bawe bagukeneye. Tangirane nanjye muri aka kanya, soza iki kibwirizwa wiyerekanye, nkaba ngushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Nk'uko twabyumvise ubushize, na n'ubu turacyari mu ijambo rivuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cyayo, ariko twari tugeze ahantu heza cyane. Mu gihe Imana yatangiraga itorero ryayo, yashoje ibyo yari yarasezeranye. Ikintu cya mbere Imana yagombaga gukora mu gihe cy'intumwa, kuko cyari igihe cyihariye, cyari igihe Umwami wacu Yesu Kristo asohoza ijambo rye, yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Cyari igihe l'épouse de Christ, itorero ry'umugeni wa Yesu Kristo, nk'uko Paul yabivuze ngo nashyizeho urufatiro. Koko iryo torero rivuka, na n'ubu tukaba turi abahamya ko iryo torero rizazamurwa, natwe turirimo. Mu gihe cy'ivuka ry'iryo torero, ikintu cya mbere Imana yagombaga gukora nuko yagombaga kwihishurira abana bayo. Nibyo yabwiye Nataneli ngo ukiri munsi y'igiti nakubonye. Icyo Imana yagombaga gukora ni ukwihishura. Nta kindi umukwe yakwanza gukorera umugeni uretse ko umugeni amumenya, akamenya igihagararo cye, akamenya izina rye, akamenya uwo ari we. Niyo mpamvu turatangira dusoma muri Yesaya 52, hari isezerano ubushize twararivuze, reka turigarukeho. Yesaya 52 umurongo wa 6. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga, dore ni jye. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga, dore ni jye. Mu by'ukuri kuki ishatse kwifashisha igifaransa? Mu Kinyarwanda baratubwiye ngo noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, ariko bazarimenyeshwa nande? Ni ngombwa ko tumenya umenyesha izina uwo ari we. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye. Ijambo ry'Imana riravuga hano muri Yesaya
52 umurongo wa 6 nkuko tumaze kuhasoma mu gifaransa aravuga ngo c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il sera ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Niyo mpamvu koko birakenewe yuko ubwoko bw'Imana bumenya izina ryayo. Ihanga ryanjye rizamenya izina ryanjye. Ni isezerano ryiza, ni isezerano ritureba. Hano muri Ezekiel 39 umurongo wa 7. Ezekiel 39 umurongo wa 7. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye Isirayeli, kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa ukundi, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka uwera wa Isirayeli. Izina ryanjye ryera nzarimenyesha ubwoko bwanjye. Abanyumva mwese mwumve ko ari umwihariko. Umuntu yakwibaza, ese hari ubwoko? Ese hari ubundi bwoko bwihariye? Kuki Imana ivuga ngo izina ryanjye nzarimenyesha ubwoko bwanjye? Ni ukuvuga ngo hari abazarimenya, hari n'abatazarimenya, ariko Uwiteka afite ihanga rye agomba kwishurira. Ese iryo hanga rye niriye? Twareba hano mu Baroma 8. Imana ifite abana bayo. Umurongo 28. Abaroma 8 umurongo 28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko aba yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Hari ihanga, hari abana Imana yiteguriye kera, Imana yamenye kera, ab'ijambo ry'Imana ryita intore zayo. Ibyo biri hano mu Befeso igice cya mbere dore ku murongo wa 5. Ndagira ngo mwumve ko hari abantu Imana yagennye igategurira kumenya imigambi yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Bivuze ko kugira ngo umuntu yizere, kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana, birasaba ko ibyo biba byaragambiriwe n'Imana, atari uyu munsi, atari ejo, tutaranabaho. Imana yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo. Reka mbishimire ko kugira ngo umuntu yizere atari inzaduka, umuntu yizere atari tombora, umuntu yizere atari ubyiha, atari ubigena, asanga Imana yaramuteguriye irembo ikamukingurira akinjira. Niko twese twizeye. Ijambo ry'Imana riratubwiye hano mu Befeso 5 ngo kuko Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Umutwe w'ikibwirizwa uravuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cyayo. Ibyo Imana yagambiriye kera mbere, iyo igihe cyabyo kigeze irabisohoza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo twizere, kugira ngo nizere, kugira ngo wizere, kugira ngo n'abandi bazizere, ni ugusohora kw'iyi migambi y'Imana. Umurongo wa 6 ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. Ijambo ry'Imana rirakomeza gushimangira
itumenyesheje ubwiru bwayo. Imana uyiyeretse imukingurira ubwiru bwayo, imufungurira mystère, iby'abandi bita amayobera. Ku ntore y'Imana, uw'Imana yabigeneye iramukingurira inyegamo, ikamwiyereka imbona nkubone, ikamwibwira, ikamwishurira, nawe akayizera adahuzagurika. Ikintu cya mbere umukwe agomba gukorera umugeni, mwibaze namwe, umugeni wavuga ngo ategereje umukwe, umugeni wavuga ngo ategereje ubukwe, nk'uko itorero ritegereje izamurwa, agishidikanya ku ishusho y'umukwe, byaba ari agahinda. Niyo mpamvu ikintu cya mbere gikomeye nk'uko Imana yabisezeranije ni ukwimenyekanisha abana bayo. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo ubwoko bwanjye nzabumenyesha izina ryanjye, umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ikintu cya mbere gikomeye umukwe agomba gukora ni ukwishurira umukunzi we, ni ukwishurira umugeni. Niyo mpamvu mu gihe abantu bavuze ngo amayobera, biba bigaragara yuko bahuzagurika, bashidikanya. Ariko turashimira Imana kwigunira itambaro cy'amayobera, inkota y'ijambo yaragisatuye. Itorero ry'Imana rimenya Imana, rimenya n'izina ryayo, rimenya n'ishusho ryayo. Ubu itorero ry'Imana risenga Imana rizi, umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Murongo wa 9 hano mu Efeso 1, itumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, aribyo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe n'ibisora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kugira ngo ibihe n'ibisora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo. Kristo niwe Mana yacu n'umukiza. Imigambi y'Imana yose iyo yagambiriye kera yayishoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gihe Yesu Kristo yaserukaga, ubumana bwose n'imigambi yayo byari muri we. Timotheo wa mbere cya gatatu, umurongo 16. Il faut l'avouer, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges. Il a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Mu Kinyarwanda, Timotheo wa mbere 3:16. So gushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Le mystère de la piété est grand. Ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Iyi Mana abanyumva mwese mwumve ko ari Yesu Kristo umukiza wacu. Niwe wabwirijwe mu banyamahanga, niwe wizewe mu banyamahanga, niwe wazamuwe abigishwa be bamubona, abamarayika bakavuga ngo nimwisubirire iwanyu, uko agiye niko azagaruka. Le mystère de la piété est grand. Ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane, burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Bene data, muri Yesu Kristo ni ubumana bwose bwari buri muri Yesu Kristo. Iyo ni ubwiru bw'Imana. Tuzabibona ubwiru bw'Imana nuko ubumana bwose, la plénitude de la divinité, ubumana bwose muri Yesu Kristo. Ubwiru bwa Kristo nuko Kristo nawe yuzuye itorero.
nk'uko imana yiranguje muri Kristo, ni nako Kristo nawe ku munsi wa Pentekote yiranguje mu itorero. Bivuze ngo abari muri iryo torero bazi iryo banga, abari muri iryo torero bazi ubwo bwiru. Nibyo biri hano muri Yohana 17 ngo bose babumwe nk'uko uri muri jye Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe, jye mbe muri bo nawe ube muri jye, ngo babumwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. 23 mu gifaransa birumvikana, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux, toi en moi. Uko imana yirangurije muri Kristo, ni nako na Kristo nawe ari mu itorero. Ikintu umuntu yakwibaza, uyu Kristo atuyemo, ntabwo ububwiru bw'Imana, ntabwo iyi mystère de Dieu yamubera amayobera, ntabwo bishoboka. Uko imana yatuye muri Kristo, Kristo nawe akaba atuye mu bamwizera. Abo ngabo bamwizera aribo torero rye, aribo mugeni we, ntabwo bahuzagurika ku byerekeye kumumenya, ntabwo bashidikanya ku byerekeye kumumenya. Abatuyemo baramusobanukiwe, nk'abashimira Imana ko uko yabishatse niko yabikoze. Nibyo byanejeje umwami wacu Yesu Kristo, nibyo nanjye binejeje mu gitondo cy'uyu munsi, nuko Imana ifite abana bayo, nk'uko turimo tubireba mu Efeso 1, abana bayo yibikiye. Nk'uko Imana yabwiye Eliya arimo kuganya, Eliya afite agahinda, yibaza ko ari wenyine, yibaza ko ijambo yabwirije ntacyo ryamaze, ntabaryakiriye. Eliya abwira Imana ati, nanjye nushaka unkure kuri iyi si, dore ndi jyenyine barampiga. Uwiteka abwira Eliya ati, ntabwo uri wenyine, je me suis réservé, nibikiye 7000 hommes, abantu 7000 batageze bapfukamira Bayali. Bene data, Imana mu bubiko bwayo ifite abana bayo nibikiye. Eliya yarazi yuko ari wenyine, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa. Ijambo ry'Imana iyo rimanutse riba rifite abari buryakire. Niyo mpamvu shimira Imana, nezerewe namwe mwese abanyumva batangarije yuko Imana ifite abana bayo. Nibyo Imana Yesu Kristo yavuze muri Yohana 10, aravuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Imana ifite abana bayo. Nibyo byanejeje umwami wacu Yesu Kristo hano muri Luka 10. N'ubushize twarahasomye. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data. Uyu ni umurongo wa 22. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Ntushobora kumenya umwana uwo ari we, uwo bita umwana, uwo abantu bibaza ko ari undi mupersona wa kabiri. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, ntawuzi Yesu uwo ari we keretse Imana, keretse Data, kandi ntawuzi Yesu uwo ari we keretse umwana. Ni ibanga, ni mystère. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, nta n'uzi Yesu uwo ari we keretse umwana. Ijambo rikurikiraho ni ijambo ryiza cyane. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawuzi Yesu uwo ari we keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. N'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Imana byarayinejeje, umwami wacu Yesu Kristo yashatse kutwimenyekanisha, turabimushimira. Ariko nk'uko twabyumvise, si umugambi w'uyu munsi, si gahunda
y'aka kanya ni integuro z'Imana kuva kera. Efeso 1 twari tugeze ku murongo wa 10. Kugira ngo ibihe nibisora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tubabo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo kera. Iri ni ijambo rikomeye cyane, twebwe abiringiye Kristo kera. Kandi mu Gifaransa icy'umurongo wa 11 na 12 uvuga, ni imvugo y'umwuka. Mu Gifaransa bavuga ngo en lui nous avons aussi été mis à part. Mis à part. Mis à part nous kurobanurwa. En lui nous avons été mis à part. Ubundi biroroshye kurobanura ibintu akakanya. Ntago Imana iturobanura ku munsi twizera, ahubwo yaturobanuye mu ntekerezo zayo, muri programe yayo, muri gahunda yayo. Imana yarobanuye abana bayo. Nibanga la prédestination, itoranywa. Abantu bamwe itoranywa ntabwo barishigira, ariko intore y'Imana ya prédestination ivuze yitoranywa, bihamanya neza n'umubano uri mu mitima yabo, kubera ko basanga ari ijwi ribareba. En lui nous avons été mis à part. Muri we twashyizwe ku ruhande. Prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Prédestiné selon le plan. Katwumve kubwo urumva hano mu Kinyarwanda rwose sinzi uko babishatse gusobanura. Murongo wa 11 y'Abefeso 1 uravuga ngo en lui nous avons aussi été mis à part. Mu Kinyarwanda bagatangira bavuga ngo kubwo. Oya, ntabwo ari kubwo, bari kuvuga ngo muri we, ntabwo ari kubwo. En lui ni muri we natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. En lui nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui est partout, selon la décision de sa volonté. Kamera ruguru murongo wa 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Yatumenyesheje ubwiru bw'ubushake bwayo, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. Imigambi ihebuje ubwe yari yarateganyije muri we. Le dessein bienveillant, imigambi myiza cyane yari yarateganirije abana bayo. Umurongo wa 10, pour l'exécuter, kugira ngo uwo mugambi awushyire mu bikorwa, awusoze. Quand le temps serait accompli, ibihe nibisora, réunir sous un seul chef. Uwo mugambi ni uguteraniriza hamwe munsi y'umutwe umwe, munsi y'umuyobozi umwe, ari we le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Kugira ngo ibintu byose Yesu Kristo niwe centre de gravité y'imigambi y'Imana. Ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi byose niwe ubigenga, niwe ubitegeka. Uwo ni umugambi w'Imana. C'est un grand mystère. 11, en lui, muri we nous avons aussi été mis à part. Muri we natwe twashyizwe ku ruhande, twararobanuwe. Prédestiné selon le plan, twatoranijwe hakurikijwe umugambi de celui qui opère, by'uwo nguwo ukora, tout selon la décision de sa volonté. Ukora byose ashingiye ku byemezo by'ubushake bwe. Ntawe umuvugiramo. Niba yarafashe gahunda yo kukuyereka,
niyo haza imbogamizi zimeze zite ntabwo zahagarara imbere y'imigambi y'Imana. Niba yarafashe gahunda yo kukwishurira nta cyabuza yuko umubona. Niba yarafashe gahunda yo kukwereka ubushake bwe no kuguhamagara akakuvana mu nyigisho zitari z'ukuri akakwereka ijambo rye, nta mbaraga yaguhagarika, nta dayimoni yakubuza gize gutya witekaza abana be. Umugambi we ukomeye agomba kuwusoza. Uwo ni umurongo wa 11. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 12 ravuga ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Qui d'avance avons espéré en Christ. Iyi ni imvugo y'umwuka, ni imvugo itapfa gushyikirwa n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bufite abo bwateganirijwe. Ni ubutumwa bwiza bwateguwe n'Imana, ni imigambi yateguwe n'Imana ishingiye ku bushake bwayo. C'est son propre conseil ku migambi yayo. Bivuze ngo abagize itorero rya Kristo ntabwo ari inzaduka, ntabwo ari ukubera ko umuntu yabinginze, ntabwo ari ukubera ko umuntu yabasengeye ntibikabeho, ntabwo ari ukubera yuko hari ikiguzi bahawe. Oya, ab'Imana uko bahamagawe kuva kera, uko Imana yiyeretse Petero, yiyeretse ba Nataniyeli, yiyeretse bandi, yiyeretse ba Zakayo, uko Imana yiyeretse Mariya, uko Imana yiyeretse bashiki bacu na bene data batubanjirije, uko yiyeretse intumwa igenda ihamagara buri wese bakibonanira, nk'uko yabonye Nataniyeli ikamubwira ngo ukiri munsi y'igiti nakubonye. Babwiza ukuri, n'ubu niko Imana yubaka ihanga ryayo. Imana ifite ububasha bwo gusoza ibyo yateganije. Umugambi wayo ukomeye muri Yesu Kristo, umurimo w'Imana mu gihe cyayo. Iyo igihe cy'Imana kigeze, intore y'Imana irayibona. Iyo igihe cy'Imana kigeze, Imana ifite ububasha bwo kukugezaho ijambo ryayo. Nkabashimira Imana ko no mu gihe duhagazemo ntabwo Imana iragasinzira. Uragira Isirayeli ntasinzira, ntawunikira, na n'ubu uyu mugambi arawusurveya. Programme y'ijuru, gahunda y'ijuru izifite programme yayo, politike zayo. Ubwami bw'ijuru nabwo Imana ifite gahunda yayo. Iyi programme celeste, iyi manifeste y'Imana iri muri iki gitabo. Uwiteka uko yayivugiye mu bahanuzi agenda. Iyo igihe kigeze, umurimo w'Imana mu gihe cyayo, iyo igihe kigeze umuhanuzi arasohoka, igihe cyagera undi agasohoka, igihe cyagera undi agasohoka. Igihe natwe mu gihe cyacu umuhanuzi yarasohotse, ijambo riraza. Niyo mpamvu twavuye mu rwijiji rw'amadini, igitambaro cy'ibinyoma, inkota y'ijambo iragisatura, umucyo uratamanzura. Imana iratwiyereka muri Yesu Kristo umwami wacu ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo ntacyo twataye, nta na kimwe cyatakara. Iyo igihe kigeze Imana irakora, nk'uko twabibonye nano muri Yesaya 52 umurongo wa 6 ngo nzamenyesha ubwoko bwanjye izina ryanjye. Nk'uko twabibonye muri Ezekiel 3:9 ngo izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye, kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kuri kerensi kundi. Ntabwo byashoboka. Uko Imana yabitangaje niko igomba kubisoza. Izina ryayo igomba kuryerekana. Iyo dusomye mu Itangiriro 32 umurongo wa 30, ni igihe Imana yahuraga na Yakobo. Itangiriro 32 umurongo wa 30, Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita ahantu Penueli ati
ndebesheje Imana amaso sinapfa. Uriya marayika w'Uwiteka wagundaguranye na Yakobo i Penueli. Yakobo yarahishuriwe amenya yuko ari Imana, ariko ikibazo yari afite muri we nicyo n'abamubanjirije bari bafite. Ikibazo yari afite muri we nicyo n'abamubanjirije bari bafite. Mbwira izina ryawe, mbwira izina ryawe. N'abamukurikiye icyo kibazo bose barakibajije, mbwira izina ryawe. Iyo dusomye hano mu Kuva 17 umurongo wa 6, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, nkubite icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Kuki ishatse yuko dusoma iri jambo? Ni ukugira ngo nitujya hano, reka wenda duhere ku murongo wa 3. Bose basangiraga bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko benshi muri bo ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbuka mu butayu. Uru ni urugendo rw'abana b'Isirayeli. Hariya twasomye mu Kuva 17:6, bari batubwiye yuko Mose yakubise igitare kivamo amazi. Mwese abanyumva, cyane cyane mwebwe ab'Imana yagiriye ubuntu n'abandi izabugirira, iri ni ijambo ry'ibanga. Ngewe ngize gutya ikiganza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, iki gitare yari Kristo. Nubwo Mariya yasamye inda, Marayika Gaburiyeli akabwira Mariya ngo uwo mwana uzamwite Yesu na Yosefu, ariko Kristo yarariho ngo banywa ku gitare cy'umwuka cyabakurikiranaga, kandi icyo gitare yari Kristo. Niyo mpamvu iri zina ntabwo ari iry'ejo bundi. Byari ngombwa ko Kristo yambara umubiri. Mu gihe yambaye umubiri yiswe Yesu, Yesu muntu, ariko ni Kristo, ni Yesu Kristo, wawe ni Kristo mwuka. Niwe wambaye umubiri. Ijambo ry'Imana tugomba kurivuga uko riri. Iyo ugiye muri Mateyo 2, ikiganiro cyabaye hagati ya Marayika Gaburiyeli na Mariya na Yosefu, nawe akaza kubimenya. Ntabwo ijambo rivuga ngo uzamwite Yesu Kristo, ya uzamwite Yesu. Kristo ntabwo ariho baritanga. Kristo yari asanzwe ariho, ariko uwo Kristo yambaye umubiri bamwita Yesu. Iyo Mana niyo Yesu Kristo. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Timoteyo wa mbere 3:16, Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ubundi Imana muri kamere yayo, dans sa nature, Dieu dans sa nature, Imana ni umwuka. Ariko iyo ishatse kwiyereka bayo ifata forme ishaka. Mu Isezerano rya kera ifite ishusho yafashe. Mu Itangiriro 32 gatoya, twongere tuwasubiremo. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Ni iki? We yaravuze ati mbwira izina ryawe. Cyari ikibazo gikomeye. Mbwira izina ryawe. Hari igisubizo yabonye? We yaramubwiye gusa ngo ni iki gituma umbaza izina ryanjye. Reka dusome mu Bacamanza 13. Iki kibazo abahuraga n'Imana bose barakibazaga. N'ubu abantu barakibaza, uretse ko amadini yose yafashe umwanzuro
wo kucyita amayobera, kubera ko izina bararibuze, ariko intore z'Imana, Imana yaraziyeretse. Abacamanza 13 ni inkuru yo kuvuka kwa Samsoni. Ntabwo tuyisoma yose, turasoma guhera ku murongo wa 6. Uwo mugore ahera karaza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho ndi, kandi mu maso he hasaga n'amarayika w'Imana, hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho waturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Umurongo wa 7. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyare umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba ari umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze. Ubwo umugore wa Manowa amaze kumutekerereza ibyamubayeho, uko marayika w'Uwiteka yamuserutse imbere, uko yamuhaye ubutumwa bwari bumuzanye, uko azabyara uwo mwana, amaze kubibwira umutware we, Manowa nawe yinginga Imana. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Manowa siko dusengesho ryiza, yongere agaruke aduye instruction, atwigisha ibyo tuzakora. Natwe nicyo twifuza ku Imana mu gihe igaragaye mu ijambo ryayo, iduha amabwiriza n'ibyitonderwa kugira ngo tuyumvire. Nuko Imana yemerera Manowa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima. Nubwo ari Manowa wari usenze, Imana ntabwo ihindura gahunda yayo. Yaragarutse, ariko igaruka kuwo yari yiyeretse na mbere, agaruka kuri uwo mugore aho yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyarahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo, aramubaza ati, mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati, ni jyewe. Manowa ati, ibyo wavuze nibisohora, mbese azaba ari muntu ki, cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde. Ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya, nuko yitondera ibyo namubwiye byose. Manowa abwira marayika w'Uwiteka ati, unkundire uburaha tukubagira umwana w'ihene. Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, naho nakwemerera sinarya ibyo kurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyoswa, ukwiriye kugitambira Uwiteka. Ariko ubwo Manowa yari ataramenya ko ari marayika w'Uwiteka. Nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati, witwa nde? Kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurira ubwatsi. Ni ikibazo, baracyabaza izina. Igisubizo umurongo 18. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaje? Umurongo 18. Umurongo 18 mu Gifaransa baravuze ngo, l'ange
L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Mu Kinyarwanda baravuze ngo ni izina ritangaje, Gifaransa barabisobanuye ngo c'est un mystère. Nanjye mpagaze hano nkuko munyumva, sijya ubivuze, ni ainsi dit Dieu dans sa parole, ni oui Imana iravuze mu ijambo ryayo. Urambariza iki izina ryanjye n'ubwiru? Urambariza iki izina ryanjye n'ubwiru butakwigishirizwa mu mashuri y'iyobokamana, n'ubwiru butasobanurirwa muri za kaminuza za teolojiya, ntabwo bibaho. N'ubwiru buhishurwa n'Imana yonyine. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Imana irisha kandi Imana ikihishura. Uwo itihishuriye ntabwo yayimenya. Urambariza iki izina ryanjye? Urambariza iki izina ryanjye? N'ubwiru. Iyo dusomye muri Yesaya 45 umurongo wa 15, Imana ubwayo yarabitangaje. Yesaya 45 umurongo wa 15. Mana ya Israeli umukiza, nukuri niwe Mana yisha. Certes, tu as un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Urambariza iki izina ryanjye? C'est un mystère. N'ubwiru, n'ibanga, n'izina rihishwe. Ariko bene data, nubwo ari ubwiru nk'uko twabibonye, Imana yacu iyo isezeranye irasohoza. N'ubwiru tubyemeranyweho, tubifata uko biri, niko Imana yatangaje. C'est un mystère. N'ubwiru, ariko n'ubwiru kuba hanze, ariko Imana byarayishimishije uko twabibonye muri Luka 10 guhera ku murongo wa 21. Nkuko twabibonye ngo anezerwa cyane mu mwuka, aravuga ngo ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kw'ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato. Aravuga ngo ntawe uzi umwana wari we keretse se, nawe uzi Data wari we keretse umwana, n'umwana ashatse kumumenyesha. Ariko turashimira Imana, turashimira Imana ko Imana yatwishuriye mu ijambo ryayo ibyari ubwiru ikabishyira ku mugaragaro ku bana bayo mu gihe Yesu yanezerwaga. Hariya muri Luka 10 ndahamya ko ku ijambo ryavuze ngo anezerwa cyane mu mwuka wera. Aravuga ati ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, ko wabisha abanyabwenge n'abahanga. Aba banyabwenge n'aba bahanga bose Yesu yarabarebaga imbere nka filime. Ntabwo ari ibigihe cye gusa, kuko ari Imana yabonye n'abahanga bazaminuza mu iyobokamana, barangiza bakanyura ku bwiru, barangiza bagahusha ubwiru. Bose yarababonye uko bazagerageza bakiga, bagafata impamyabumenyi z'ibirezi ikirenga, bagashokongorera imisatsi mu mashuri y'iyobokamana, barangiza ububwiro bakabusha. Bose ngize gutya batangariza ngo yarabarebaga. None ku rundi ruhande yarebaga abana be, yabonye izi ntore ze, aravuga ngo ndagushimira ko wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato, ukabishurira impinja, ukabishurira abatavunitse. Muri abo natwe turimo. Ndizera ko icyamunejeje ntabwo ari abantu 10 bangaye bari imbere ye, ahubwo twese abizera n'abazizera twese yaratubonye. Areba ukuntu ububwiru butari ku isoko, areba ukuntu ububwiru bw'ishoboramahanga abatabuharaniye, batipfuye imisatsi, batameze imara bashakisha Imana mu bitabo. Aravuga ngo niko wabishatse niko uzabikora, ngo ndagushima Data. Ngo katwongere turisome
21. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. None se Imana ntabwo ivuguruzwa, Imana ntabwo ivugirwamo, niko yabigennye, niko yabishatse. Ubundi aba banyabwenge n'abahanga bafite n'impapuro z'amashuri y'iyobokamana, bafite n'ibyemezo bya za doktora, cyiciro cya 3 cya kaminuza, ko baminuje mu byerekeye kumenya Imana. Niba mu by'ukuri Imana yarekuye kwiyereka, ariko Imana si kwikora. Yesu yahise avuga ngo wabisha abanyabwenge n'abahanga. Icyo gihe abanyabwenge n'abahanga bariho, na nyuma y'icyo gihe abanyabwenge n'abahanga babayeho, no mu gihe cyacu abanyabwenge n'abahanga barahari, ariko umwami yahise avuga ngo warabibahishe, ngo ndagushima kuko ariko wabishatse. Niba iki yabahishe? Byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se. Nta n'uzi uwo ari we keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kubireba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Nanjye ndababwiye ngo ubutumwa bwiza nk'uko twabyumvise mu Befeso 1, mu migambi y'Imana yifatiye kuva kera, bufite ab'Imana yabugeneye. Ngize gutya shimiye Imana ko muri abo ndimo. Nawe unyumva ukaba urimo, uzamura ikiganza ushimira Imana ngo nange ndashimira Imana ko ndimo, niko wabishatse. Abanyabwenge n'abahanga icyo gihe bari, na nyuma yaho barahabaye, barongera barahaba, n'uwo abahanga baminuje mu byerekeye iyobokamana, teoloji, barahari, ariko si Imana yiyereka. Imana yiyereka abo yagambiriye. Imana yiyereka abo yashatse ko bayibona bakayimenya. Imana yacu ihimbazwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo dusomye mu Kuva 33, ni igihe cyiza cyabaye kuri Mose, uko Imana yeretse ba Manowa. Imana iyo yabishakaga, no mu isezerano ryayo rya kera yiyerekaga abana bayo. Hano mu Kuva 33 murongo 11, Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Ijambo nashakaga niri ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mu isezerano rya kera Imana ufite uko yagiye yiyereka abagaragu bayo mu ishusho ryayo rigaragara. Baraganiraga barebana nk'uko umuntu aganira n'undi. Umurongo wa 12, Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwudutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. 13, nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Nyereka imigambi yawe. Ni isengesho ryiza. Nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Uyu munsi nawe wumvira ijambo, ugira gutyo ubwira Uwiteka uti nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Waba warizeye ukaba uri mu rugendo, warabanye umucyo ukakira ukuri, uracyakeneye kugendana n'Imana, bwira Uwiteka uti nyereka imigambi yawe. Ariko niba utaramumenya,
ukaba wumvira ijambo nawe vuga uti nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Umva uko Imana yamushubije. 14 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. 15 Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si ukujyana natwe, bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze nacyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nakumenya izina. 18 aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uyu ni Mose. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. 20 kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba. Ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kukunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo wanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Mu isezerano rya kera uku niko Uwiteka yabwiye umugaragu we Mose, umukunzi we, inshuti ye, uwo baganiraga imbona nkubone. Yaramweruye aramubwira ati igihe cyo kwerekana mu maso hanjye ntabwo kiragera, ariko mu isezerano rishya tuzabibona. Icyo gihe cyarageze, ubutaha tuzabibona ko jambo dusorejeho. Imana ibwiye Mose ngo ntiwandeba mu maso ngubeho, ariko mu isezerano rishya ahubwo kumubona mu maso, haleluya, byatumye tubaho n'ibihe bibiri bitandukanye. Mu isezerano rya kera Imana iravuze ngo ndakwereka mu mugongo ntiwandeba mu maso ngubeho, ariko mu isezerano rishya twamubonye mu maso muri Yesu Kristo, kandi tumurebyeho tubaho. Bene data bakundwa, uko Imana yabisezeranye niko ibisoza, niko yagombaga kubisoza umurimo w'Imana mu gihe cyayo. Mu gihe cy'isezerano rya mbere rya kera Imana iratangaje ngo ntiwambona mu maso ngubeho, ariko mu isezerano rishya nanjye nkaba ngutangarije utabonye Yesu Kristo, utabonye mu Imana mu maso. Imana irabagirana mu maso ya Yesu Kristo ntabwo wabaho. Niho tuzakomereza ubutaha n'ibihe bibiri bitandukanye. Umurimo w'Imana mu gihe cyayo, mu gihe cya kera ntabwo wabona mu maso y'Imana, ariko mu gihe cyacu Imana yaje kutwereka muri Yesu Kristo ngo ntiwabona mu maso yanjye ngubeho, ariko mu gihe cyacu turamukeneye ko tumubona mu maso. Duhuze amaso n'Imana mu ijambo ryayo, duhuze amaso n'Imana mu ijambo ryayo rishuwe. Niduhuza amaso turabaho, niduhuza amaso turababarirwa, niduhuza amaso muri Yesu Kristo turagirirwa ubuntu. Ngo Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Uwiteka ahe umugisha ijambo rye. Buri wese umaze kumvira ijambo asaba Imana
kugira ngo imwiyereke, irabagirane mu maso hayo, ashobore kuyibona, ubuntu bw'Imana bumusabeho. Nkaba shimiye Imana iduhaye ijambo ryayo, mvuga ngo Uwiteka w'umugisha uwakiriye ijambo wese. Tugiye gusenga kugira ngo abumvise iri jambo, umuntu wese cyo bugufi mu gihe dusenga, kugira ngo Imana mwereke imigambi yayo, mwereke kugira neza kwayo. Ubu bwiru bwari ubwiru, uko Imana yavuze ngo urambarize ikizina, c'était mystère. Ariko kuri twebwe ubwo bwiru Uwiteka yarabuhishuye. Reka dusabe Imana kugira ngo buri wese ahabwe umugabane we. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo mu gitondo cy'uyu munsi. Urakoze kubw'ijambo ryawe umaze kutugaburira, kuko Uwiteka Mana ya Isirayeli umukiza n'ukuri niwe Mana yisha. Kuva kera abakwizera, abo wakunze, inshuti zawe, abo wiyeretse, barakwingingaga ngo bamenyeshe izina ryawe. Ugakomeza ubabwira uti nduwo ndiwe. Ugakomeza ubabwira ngo izina ryanjye ni inshoberamahanga. C'est un mystère. C'est un homme merveilleux. Izina ryanjye riratangaje. Mwishimire ibyo mbahaye, iby'izina ryanjye igihe cyaryo kizagera. Nkaba ngushimira ko mu gihe cyacu uko izuba ryarashye ni nako ryarenze, mu gihe cy'umucyo w'umugoroba waratwiyeretse Mwami, uduhishurira izina ryawe. Umugeni amenya umukwe, kandi ijambo ryawe nk'uko ryasohotse mu kanwa k'intumwa ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Utarimenye uko bikwiye ntabwo yarikirizwamo. Nkaba ngushimira ko wariduhishuriye, kubw'iryo zina tukababarirwa ibyaha, tugakizwa, tukaribatizwamo. Mwami, ndagushimira uko wanezerewe, natwe turanezerewe ko wabihisha abahambaye, ukihisha abakomeye, ukihisha abanyabwenge n'abahanga, ukihishurira intore. Uko twabibonye watoranije, uko wabigambiriye mu bushake bwawe, byaraguhimbaye ko tuba muri bo. Buri muntu wese wumvise iri jambo umugenderere, umwiyereke, umusange, ujyana nawe muri iri jambo. N'ibyo navugiye aha ubimuhe Mwami, kugira ngo akumenye neza, kuko ikintu cya mbere umugeni akwiye kumenya ni ukumenya umukwe. Urakoze Mwami, kuko ijambo ryawe tugaburiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Isezerano ryawe ryiza Mwami Yesu ryo kunjyana mu ijuru ndaryizera rwose. Natangiye urugendo rwo kunjyana iwacu, ariko intege nke zanjye zirangoye Mwami. Tebuka Yesu tebuka, tabara umwana wawe, nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho. Bera ingabo mukiza, bera inkingi Mwami, ukuboko kwawe kunyobore mu nzira. Umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi. Yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, maze umwuka wanjye ugwira isari muri jye. Komeza Mwami komeza ubugingo bwanjye, ubuntu bwawe busaga bushoboza urugendo. Nzamuye amaboko yanjye yateze hejuru, guhera mu gitondo mbona imbabazi zawe.
ntawaburana n'Imana ngo ayitsinde na gato, ndetse n'abamarayika ntibera imbere yayo. Ariko umwana w'Imana Yesu Kristo akuzwe, yaratwejeje rwose atugira abera. Nishimwe rikomeye iyo ngabo yacu, ibirego bya Satani nta bubasha bigifite. Uwayo ntabwo azigera atsindwa urubanza iyo ari mu kiganza cy'umucunguzi Yesu. Kubw'izina ryawe n'amaraso yawe udushoboze kugera mu ijuru kwa Data. Twarakwizeye Yesu, ahasigaye nahawe ni wowe mucunguzi wa bugufi wacu. Ntabwo ubutumire bwawe babura babwitaba, ngwino Yesu tware ibimuga nkanjye. Ntabwo ubukwe bwawe bwabura umugeni, ngwino Yesu tware abo wacunguye. Ntabwo amazu yo mu ijuru yabura abayaturamo, ngwino Yesu tware